Mwiriweho neza abakurikiye umuriro wa YOUHEAL kuri YouTube. Uyu munsi tugiye kuganira ku kibazo cyo kubura umwuka cyangwa se ukumva uri guhumeka umwuka mukeya mu gihe utwite. Ibi ni ibintu bikunda kuba ku mugore utwite cyane cyane uko inda igenda ikura. Ushaka kwibaza se kubura umwuka mu gihe utwite cyangwa ukumva uri guhumeka umwuka muke mu gihe utwite ni ibintu bikwiye kugutera inkeke cyangwa se ni ibintu bisanzwe biba ku bagore bose mu gihe batwite. Muri iki kiganiro cyacu rero tugiye gusubiza muri igihe uku kubura umwuka bishobora kuba byaba ari ibintu bibi byakugiraho ingaruka cyangwa se igihe biba bitaguteye kugutera inkeke icyo ari cyo. Turasobanura kandi impamvu nyine umugore utwite bikunda kumubaho ko akunda kumva ari guhumeka umwuka mukeya cyangwa se akumva ari gufata umwuka mukeya. Nagira ngo manze ukore like na subscribing kuri channel yacu ubundi dukomeze n'ikiganiro cyacu. Ubundi kubura umwuka k'umugore utwite biterwa n'ibintu byinshi cyane bitandukanye. Icyambere nuko umugore iyo atwite hari imisemburo izamuka mu mubiri. Imwe muri iyo misemburo izamuka mu mubiri niwo twita umusemburo wa progesterone. Uyu musemburo wa progesterone utuma uko igiha cya gisanzwe cyakira umwuka bigabanuka, bigatuma nyine umwuka umugore atakira umwuka uhagije, bigatuma nyine agira icyo kibazo cyo kumva ameze nk'ari gufata umwuka mukeya. Uyu musemburo rero ugenda uba mwinshi uko igihe umugore utwite inda igenda ikura, bigatuma nyine umugore uko inda igenda ikura agenda yumva nyine ari ameze nk'ari kubura umwuka. Ikindi nanone nyababyeyi nayo uko umwana agenda akuriramo muri nyababyeyi nayo igenda yiyongera. Uko igenda yiyongera igenda isatira inyama ziri munsi y'ibihaha ariyo twita diaphragme, noneho iyo nyama ikazamuka hejuru kuko nyababyeyi irimo kugenda yisunika, ikagenda igasunika n'igihaha, bigatuma umugore nyine aba yumva nyine ari gufata umwuka mukeya. Ibi ni byo bintu bibiri by'ingenzi cyane bikunda gutuma nyine umugore utwite yumva ameze nk'ari kubura umwuka cyangwa se ari guhumeka umwuka mukeya. Ariko nanone ibyo byose iyo biri kubaho, umubiri nawo ufite ukuntu ugenda wirwanaho kugira ngo nyine umwuka ukeneye uhagije ubashe kubona. Muri ibyo ngibyo bimwe mu mubiri ukora ni uko nk'igituza kigenda cyiyongera, imyanya iri hagati y'imbavu ikiyongera kugira ngo nyine ibihaha bibone aho bigenda byiyongerera. Rero ibi ngibi nibyo bintu byari bigenzi cyane bishobora gutuma nyine umugore aba yumva mu gihe atwite agenda amera nk'aho ubura umwuka cyangwa se umwuka agenda ugabanuka. Ariko nanone iyo umugore amaze kubyara usanga bita bigabanuka kuko usanga nyine wa musemburo uri kugabanuka kandi na nyababyeyi biri kugenda yongera isubirana iba ntoya kurusha uko nyine umwana yari yayikuriyemo nyine iyo imaze kuvuka. Ushaka kwibaza rero nanone ko twumvise ko ibi ngibi ari ibintu biba ku bagore nyine hafi ya bose cyangwa se abagore bose muri make kubera iyo misemburo na nyababyeyi, ni ryari bikwiye gutera inkeke nyine mu gihe wumvise uri kugira ikibazo cyo kubura umwuka cyangwa se uri kugira umwuka mukeya. Ubundi kubura umwuka cyangwa se kugira umwuka muke utwite iyo ari byonyine nta bindi bimenyetso ngiye kubabwira bifatanye nabyo, nta nkeke biba bikwiye gutera ko bikunda kuba ku bagore nyine batwite. Ariko iyo bije ugasanga biri kumwe n'ibindi bimenyetso nko kugira umuriro, biba bishobora kuba byaba bifatanyije n'uburwayi bw'umusonga ukwiye kwihutira kujya kwa muganga. Cyangwa se nk'iyo wumvishe biri kumwe no kuba waribwa mu gatuza, bishobora kujyana no kuba wafite nk'ibibumbe biri mu miyoboro y'amaraso yo mu mutima cyangwa se biri mu miyoboro y'amaraso yo mu bihaha. Ibi ngibi nabyo biri kwihutira inkeke ukajya kwa muganga hakiri kare. Niyo mpamvu ubundi kuba wagira ikibazo cyo kubura umwuka hakaza hakiyongeraho ibindi bimenyetso bitandukanye bituma nyine uburwayi runaka bushobora kuba bwashoboka kandi utwite, harimo nko kuba wagira uburwayi bw'ibibumbe bifunga imiyoboro itwara amaraso, sibyo aribyo twita pulmonary embolism cyangwa se ibibumbe bifunga imiyoboro itwara amaraso mu mutima, aribyo cyitwa myocardial infarction. Ubu ni uburwayi bubi cyane kandi bwica, uba ukwiye kujya kwa muganga. Rero ni byiza kumenya gutandukanya kubura umwuka se cyangwa kugira umwuka mukeya biri byonyine biri guterwa no kuba utwite gusa cyangwa se biri guterwa n'uburwayi. Icyambere kigaragaza ko biri guterwa n'uburwayi ni uko utangira kugira ibindi bimenyetso by'uburwayi nk'ibyo nababwiye byo kumva uri kuribwa mu gatuza, byo kumva uri kugira umuriro, byo kumva uri kuribwa n'umutwe cyangwa se n'ibindi bimenyetso byose bigiye bitandukanye nko gukorora. Ibimenyetso iyo bije bigahurira hamwe no kuba uri guhumeka umwuka muke cyangwa kuba uri kumva uri gufata umwuka mukeya, biba bikwiye gutera inkeke. Ariko nanone iyo ari guhumeka nyine kumva uri gufata umwuka mukeya cyangwa se kumva umeze nk'uri kubura umwuka ariko
ari byo byonyine gusa, akenshi biba biri guterwa no kuba nyine ari uko utwite. Gusa ariko nanone iyo wumvise ufite inkeke, ni byiza kwegera muganga wawe nyine kugira ngo abashe kureba niba nta kindi kibazo ufite, kandi nanone anaguhumurize, kuko hari igihe nyine bigorana kukumvikana ko nyine iyo umugore atwite agira icyo kibazo cyo kumera nk'aho abuze umwuka cyangwa se akajya agira umwuka mukeya, ariko ari ikibazo cy'uko nyine atari uburwayi, ahubwo ari ikibazo cy'uko nyine umubiri uri kugenda nyine wiyakira bitewe n'uko umugore aba atwite. Biba byiza rero iyo wumvishe bigutenyeshye cyane kwegera umuganga, kandi nanone ukamenya ko iyo uko kubura umwuka kwiyongeraho ibindi bimenyetso bigendana n'uburwayi bw'ibihaha cyangwa se uburwayi bw'umutima cyangwa se ubundi burwayi runaka, uba ukwiye kwihutira kwa muganga nyine kugira ngo bagufashe. Rero muri uyu munsi muri ikiganiro cyacu ni ibi twari twatangije kubabwira nyine ku kibazo abagore bakunda kwibaza nyine ngo kuki se umugore utwite akunda kumva ari guhumeka umwuka muke cyangwa ari kubura umwuka mukeya. Ndakeka mwasobanukiwe, kugira ngo mukomeze nyine mu likinge, mukore subscribe kuri channel yacu, mukurikirane n'ibindi biganiro twakoze byatambutse kugira ngo mubashe gusobanukirwa. Mwari kumwe na Ufitinema Aristide, naho ubutaha.